byagenze gutya rero haguruka ujye mu rugo. Ushobora gusanga na mama wawe yaje ugasanga wenda papa wawe abagiriye impuhwe, sibyo? Aho jya mu rugo. Uko byagenda kose ngomba gushaka uburyo namenya kwa mushiki wanjye, nubwo namwirengagije kabisa, ariko iyi ni impamvu ituma nshaka kuhamenya, ngashakisha ibishoboka byose nkamenya. Iki ni ikibazo kabisa, ntabwo byumvikana. Ngiye gushaka uburyo mpamenya. Neza meze ute? Duhuriye muri aka kayira, nanjye nari mvuye ku ishyamba ryanjye hano hirya, sinaherukaga muri iki cyaro. Hasanze umwana ku ishyamba ryanjye, mbona araharyamye. Ngira ubwoba ko umwana ashobora kuba yanagize ikibazo. Noneho mukozeho mweguye nsanga umwana ni muzima. Ese ko waje kuryama ahangaha? Ati ni ikibazo cy'inzara. Ntise iwanyu nihe? Ati iwacu ni hirya. Ariko mubaza neza, ntise mama wawe yitwa nde? Arambwira ngo yitwa Nyirakebesha. Wandangira neza ko mbona wowe ushobora kuba utuye aha hafi muri iki cyaro, ukandangira uwo mudamu witwa Nyirakebesha? Umudamu witwa Nyirakebesha? Nyirakebesha nzi n'umudamu ubyibushe, akaba atuye ku gasantere kitwa Mucondo, aturanye n'umugabo bita Karori. Ubwo uratambika kano kayira ugatambike, nugera ku gasantere ko Mucondo urabaza ngo kwa Karori nihe. Nugera kwa Karori ubaze ngo kumundangira ku mudamu witwa Nyirakebesha. Nuwo nguwo nzi, umuhanda mwiza, ntuyobe, naho ngaho nkurangiye. Komeza utambike urahita ugera ku Mucondo urahagera. Hari ubwo ari kure se? Ntabwo ari kure cyane, ni hafi ugiye kuhagera. Nuyoberwa izina Nyirakebesha ubaza uti ku mudamu w'umukene muri guno mudugudu, arakennye cyane, ubayeho nabi. Urakoze cyane. Ubwo ndangiye reka ngereyo ndebe ko ndibuze kuhagera. Sawa, gerayo baze ko yaza kureba uwo mwana. Sawa, murakoze cyane. Mahame mwiriwe. Nenza ntawe uriyo nawe. Wiwanje. Bagiye siyeme. Rurugi ko rwananiye. Mahame se yagiye hemwe asiza rukinze ate. Siko ndi kubona hanaraye. Tanagikondora. Maha. Ni nyuma y'inzu. Mahame mwiriwe. Mahame mwiriwe. Ego ubwo nahoze ndi kurwana n'ururugi uriyo. Dore ndaje. Aje si kandi noneho mwana ya. Ubu noneho wancure yuko ntashoboye. Manza wihambiraga nawe. Wabuze undi mugabo mbese? Nabuze undi mugabo rega. Cyo nsuhuza. Rurava mu nzu raje mu yindi. Dore nahashe. Icara aho ngaho, uraja mu nzu sisa gute kisa n'amabyicaraho. None siko wahenze urukuduka. Umeruka gukubura. Dore nahashe, none sizi imihahanwa ntubumanje wazijana mu nzu. Nahashe. Nagiye kwa Matilda aracabitse inzika, dore abantu bazi kubika inzika. Manza none tutazongera gushwana hari ndiko na wamenye ubwenge. N'amafaranga. Nago wagaza. Mama Tina ni umubyeyi. Nago gampa ngabike. Ni umubyeyi ngwe no ngaguye. Ndarushe nananiwe. Ayiwe. Sagize shaho za we Nyakebesha. Karuko urukureba. Ubwo amabuye na patani majendirwa ngikoreye. Agandagagira nteye. Ago ngago. Ago ngago ragahahisha. Nese nuguzanye biriya haraburi ibindi uragura. Cyaje kukurusa mwerere yarazanye sar ubwo cye cyashinzwe. Rwarashize. Urazana ikindi. Ndaje kugura amakandi gakukuru. Nikuze.
n'agatsima mbwira nkimara kubirukana nawe uragenda nta no kugaruka utikanje gusaba umugabo imbabazi none ko hari uvuze ngo baje bikoreye ngo bari he abaje bikore sinone umugabo kumujinya gumufatiragaho kubiza indakaraga iminsi 2 oya nawe none akubise umunsi gwa mbere ugwa kabiri ndaba umugore reba ukuntu imbogisi imbogisi reba ukuntu imbogisi ni ntahaha ntanzaba umugore uya ugomba kujura aja gushakisha neza ariko kaze nkubwiye nyakebe ubu yubonye ndi kuja guhingiriza ngakubitiriza hirya no hino nabona ibiguri by'amateke nkazana nabona ibirayi nakuye mu mirima nkazana no kwenda bamwe bamberaga ibamba ntimbizane wese ukabizana na mahane nkabizana na mahane sinone ko mbangira none abantu uyo monsi bere rimwe ntabanganya gumugisha ariko nawe ntugomba kunyirukaho ngo mbanaje nikoreye sinandasha gukora mwabo oya aho mbabarira ubu siko nashakishije sinabona ronze aho mbabarira niba narakoze ikosa kai kuko nakoze ikosa kubona narakwirukanye naranze nanje none kutaje no kudushaka nika ndeba undi mugabo mugenzi wanje nze ntarure wendi kosa nanje ndi kuryemera ariko nawe ntuzongere Samuel none ari he ntuzongere kuko wabonye ko hari ari we wabiteye nene bangutumye kwa musaza wawe wabuzeyo na kendo usana n'iki nari kwemera ikosa niwe ho wabiteye sinone ibyo reka bitubikureho reka biveho burundu urukureba urukureba ukuntu ntazimburagiye dore munyoko zo Samuel na Mahango jane kwishuri zirashaje kubera kuzambara na twese urakureba imyenda ngiyi nshikiyeho nurangiza nawe mama hari uneza bisi mame uneza bisi chokoze imani kubabarije nuko sininjiye musore nyirakebe reba izi nzara wajyanirwaga ndacukura ndifuko reba izi nkweto umugabo nyaminaga nuwo kugira izi nkweto mwese ukagira n'amahane uretse se nayi narangiza hari ugiraga ibi bibi reba umugabo uragenda reba iyi ni inki none ukagira ibi bibi umugabo uragenda yanitsinda wamubonye mu iki gihugu cantuza reba karuko uragira amahane tugira n'ubukene se ibyo biravamo ubu si karuko wenda ngiraga nkagira nyamazi ganyegere nkarabaga buri munsi kandi ukabuze wenda no kudakaraba ko bizanaga umwanda n'inda n'ibiki nabura amafaranga nkabura n'isuku njana karaba wenda abanyamahane none se ubu Samuel turamubona utahuko turabona uta Samuel ako Samuel ntabwo ari uwo kubura umwana uri mu gatandatu s'isugonderi ugiye guje muri ze kaminuza arinda kubura hari atabura si ibyubu biracafatishwa amaboko abiri oya nta kuguruka nta mababa nyine uko umva ibibazo biravutse umwana wanje bavuze ate kubera amahane gawe nzongera se garutaga igishogoro capfubye ntabwo nzongera nyakebe ntabwo nabyongera ariko si wamfasha umwana wanje nkamubona ariko wamunzanira nubwo nkennye we namuhingira inshuro 10 nangase nkanamu dore ibibazo birongeye biravutse kubera amahane gawe garutaga igishogoro oya nta mahane go bihore usibye bigi bwo ugenda cabira ko nari ngo yirutse wambabarira nyirakebe wewe ndarongeye acavuga ako mahane go sindashakira ubu ngiye gushakisha mana yanje nje kureba na muri babaturanye hari turagira ikibazo c'ibiryo imibereho none n'umwana arabuze mahane gawe naragavuze atawe ariko wambonera umwana wanje nyakebe irukanke umurebe unyireba hano mwanyuze muri kugenda ugenda urabaza abantu bose urebe nubona byanze uje no kwa mudugudu mubwire ko twabuze umwana anje kambe ndi hano dore ko basambo bino bateye wabona n'inzu bayipfumuye urebe barigiye banamutena kacu abantu bino kwagira ni muryango kwanje wagira barago baruze Bruce yawe urajya Harvard wajya warajya Oxford wewe baramana kujya ku mavi tugasenga
tugahimbaza papa ngo yari ari kunzanira ngo bari abarimu ngo ni abakobwa ngo bari kunyigisha arya wambwiye ngo yakubwiye ko imyuka z'abapende ngo zirimo oxygen. ngo byose birimo naratekereje icyo kibazo amabasika ari umuhanga ko yanyirukanye narabibonye ibyo byihanganire icyambere niko twabonye iki amanota meza atujyana he hanze nta bindi ari biba byoroshye ako mfashijemo nawe cyane nawe waramfashije kabisa ahubwo akantu bagiye kubwira akahubwo sura bya biryo duhaye cyagiye uzi ngo narabiriye kubera iki na papa uri hariya yaratwirukanye nakozemo sha uranabisiga wiki none kubyikorera ariko ibyo byirengagize twabonye amanota meza nicyo cyambere icyo naki dore ni ukujyana ku rusengero umva n'amaturo umva none ikintu ngiye gushaka ngiye kugenda fatanye na mama n'ibisanzwe ndetse na papa ubu dusigaye tubyumva kimwe ubundi nshaka amafaranga gura imyenda azagenda hanze nambaye izo nizo tugiye gushaka uko mwashatse byane byiza amakuru none si ibiganiro ndi kumva murimo ngo bimeze bite ubu twe dufite amanota meza watsinze uko bimeze se tukiri hano mu Rwanda none si damuru wanje we ngo bimeze bite damuru wawe ashobora kuba yatsinze ariko akaziga hano mu Rwanda afite amanota yo kwiga mu Rwanda we ntabwo yagiye hanze ntagiye hanze none si ko namwoherezaga ku ishuri ahari ntageraga mu ishuri ntawamenye ibyo uriya mwana wanje byaba byaragenze bite ko yari afite ubwenge sinzi kabisa ugashatse kuvuga ko baba bamwibye amanota ye biranashoboka ariko umuyagiye akikinira umupira ngo yakinaga umupira umwana yari azi ubwenge guhera mu wa mbere yabaga uwa mbere yageraga kure yamenye ubwenge kure yageraga kereka abaye uwa gatatu nyine yamenye ubwenge turabyumva sibyo ibi bintu yiga mu Rwanda gute turagenda hanze muramusize aziga mu Rwanda uzabyemera twagiye utakitubarize yego damuru wawe yarize ariko ntabwo yize ashyizemo umuhate ibyo bintu ntabwo mbyumva damuru ko nari nzi yuko azi ubwengera byaba byamugende bite mana yanje uriya mwana wigeze ubona ko retidesi nese ntiyazaga akanyereka ko yazikoze ntiyanasibaga no ku ishuri yazikoreraga mu rugo yarakoraga nta nubwo yageraga asiba no ku ishuri gusiba ku ishuri igihe umwana aba ari kwiga ariko atari kubigendamo neza afite ibintu mbega ngo mbyare nabi ubu muramusize mugiye kwiga hanze twagiye gusa ibyo nibyo ukiri kubaririza ibyo gusa Oxford Harvard ahubwo tugende tujye kuvuga mu rugo nabyo bari bamenye ahubwo ngaho muzagira amasomo meza yego ariko mana yanjye ibi ni ibiki koko byare nabi gutya abandi baje hanze basigara amafaranga ganje ubwapfuye iki menerivari zose natanga ni sawa aho niho bita umusantere bita mu cyondo yego kwa Karuru hazi kuri kubaza se wahageze ni hano hafi none yego kuri kumbwira ngo nahageze se nahangaha yego dore ngari nahangaha yego sawa urakoze cyane Uraho twiriwe si hehe shahu komera ko wicaye mu muryango ndakomera si shahu nduze ngo ndakomera aha se niho kwa Karoli nje ndi mahama ariko ibintu byankomeranye kanze ntarivuraga sanga nibagiye no kuguha intebe wa mugabo abo se ndicara ariko nta kibazo kanze nguha intebe wa mugabo ibibazo byanje rero none ubimenyeho kanicare gakeya nanjye ngende nkubaza amakuru nari ndi kurangisha
kwa Karongwa ndangire kwa Nyirakebesha. Karori dore atuye aho hepfo. Nyirakebesha. Oya shira. Ese Nyirakebesha uzahatuye? Nyirakebesha ndi kukubwira ko ari umugore wanje hano. Ribwo ariko rero kanze nkumanze nawe nkurangije. Mbese ubwo nahagiye. Ubu nsanze mu maganya n'amarira menshi cyane. Ubwo uzanze wenda hari biri kugenda biragira. Dore Nyirakebesha ejo bundi mu minsi yashize. Tubayeho mu bukene sinzi ni muri kubibona dore. Ndi kubona imyenda yarashize. Dore reba n'inzu. Tumaze iminsi rero dufite ikibazo hano c'imibereho nanje nari imeze nabi ndwaye. Mbwira umugore numva rero wa mugore we. Ufite musaza wawe mu mujyi. Genda uje kumureba areba ukuntu yagufasha, yaguha ubushobozi bw'ibiryo, yaguha twenda wenda hari ukona twancikione ntako tubayeho. N'umwana kwishuri reka datubera amaze hafi 10 aratiga. Ntigenda icara gukinzane. Nuko undi nawe agira ate aragenda. Amaze kugenda ndategereza. Mu gutegereza hashize kabira baragarutse. Agarutse ngira ngo ubwo wenda araza ibyo ngibyo namubwiye nyina bizanye. Mukuzaza n'urutwe nakinazanye. Ubwo wabuze umugore n'umwana. Manzu nyumva ariko umwana twe twarasigaranya. Umwana arari hano nohereje nyina. Ngaje kwa musaza w'umukire mu mujyi nta nubwo muzi. None ho Nyirakebesha baragarutse wanje. Ndishima nikoza mu ryakagoma nkikoza hasi bibazo nari mfite hari manza bigiye ku ruhande. Mu kugera no azagera hano rwe nyina ntari kinazanye. Nibwo ndakayire nawe urabizi ibyo bagabo. Wihagarara. Ibyo bagabo nawe urabizi. Ndanje umugore hafi no kumukubita. Abarane bamwirutseho abaragiye sinzi nkumbaze ngo yahisajaye. Umwana nawe ati ntonda sigara hanje nyine. Nabakurikiye nyine baragiye. Amaze gukurikira nyina nsigaye hanje nyine. Maze kabiri gatatu umugore mbona none arahingutse. Umwana nta kumenya irengero. Umugore agarutse ati rwa mugabo wembabarira nibiki dore waravuze ntinkoraga ntingiraga nte dore nza yarazanye n'umuhahano. Ahuzanye ntingaho karibu. Ariko njewe ntunakurikiranye. Ngiye kumaza ntisi umwana wanje hari hehewe. Ambwiye ko umwana cagiye mbohera yagiye ukwe n'undukwe. Mbese ko ndi kukubwira ngo humura umwana nza ahantu ari ko namaze ko uri muramu wanje Nyirakebesha ni mushiki wanjye. Wewe murenzi utuye mu ngo iki? Niko uri mushiki wande musaza wande wa Nyirakebesha. Weke niwe hasi wa murenzi wa mu mujyi. Wowe mu mujyi. Niwe yaje gutakira ntiwa mutabara. Muvuka mu ndimi ntamwe namugiriye ntaje. Yagushaka umukene. None ariko none uje kumukenda none uje kumukenda ndaje kumureba ndakuhuza n'amacinya. Nuwo mwana kandi ugize ute? Niko bimeze. Umwana azuza ahantu hari ni wowe none ni wabashanye. Natembereye ku isambu yanjye mu samba. Natemberere mu makatera. Niko bimeze niko kandi aho ndagamira kahure n'amacinya. Ndakubwira amakuru neza. Amakuru zigibiki n'amakuru. Vira mu rugo. Vira mu rugo ka. Vira mu rugo. Mwishwa wanjye ndashaka kukubwira ko niwo yaje amaze kugera iwawe ariko ati wenda ngirira imbabazi umuhereze n'agafuko gushishijamo n'igikoma agapira dore byacika. Reba ngo ndizamakweza reba. Warashize nibyo reba. Kuba ngeze aha ntabwo ndi bupfa kubwira. Reba ukuntu nazinze reba izi nkwego. Humura. Humura siki. Ushuzanye iki? Uje tuzana iki? Ubuse simpamenye sinzaza. Nanguze ngo ntari inzara ntarye na ubu ndahamenya ndi kubona manzi nyumve. Ari umwishwa wawe harijyana inzara yamwiciye mu matongo. Harijyana inzara yamwiciye hano mu mibi. Ndikukubwira ko hari aho nabonye. Manzi nyumva ariko umubonye hese ubonye hagaze. Humura araboneka. Mbare kabiri umvire mu rugo. Oya ntabwo byashoboka. Mugabo waje kunzungura sindi muzi. Wanze mu rugo uje kunzungura. Oya uje kunzungura. Nkuzaniye amakuru y'umwana wawe. Uje kunzungura. Oya sinje kukuzungura. Nindungura ndakwica. Oya ntabwo byashoboka. Ni wowe unteje ibibazo bingaha. Notsenye ndaje mutsenye n'urugo aho. Oya reka. Oya ntabwo nahita ngenda. Ushaka ko turwana utamvire amakuru yuzuye. Ushaka ko turwana. Oya ntabwo turarwana. Kandi nzanye amakuru. Hindukira genda. Tera amahano yirukana mu rugo rwawe. Nzaniye amakuru y'umwana wawe. Nahamenye ko ari kwa mushiki wawe. Muri kuvuga urugo rwawe ni urugo rwawe. Oya nsi urwanjye nakabi ariko hari mushiki wanjye ubu habaye nakabi ariko nakabikana nakaruri ndagenda ngo haye mvira hanga ntabwo ndagenda mvira ha. Oya ntibishoboka. Urampa amakuru sigibiki. Ndaguha amakuru y'umwana wawe. Mushiki wawe niba uretse umwana wawe niba umuryoza ko yashakiye mu bakene ariko uburyo abayeho buramunyuze urukunyumva. Ntabwo bumunyuze. Manzu nyumve butamunyurase niba yaje kugusabirizaho waramusohoye ijoro uramubimbikana ijoro ryose. Namugiraga inama ahubwo ari naho nuwo mwishwa wawe namuburiye.
niba ari namwishwe nta nubwo nshaka kubimenya umvira ahangaha rero kudashaka imyaka yose namatunze nigenda mvira ahangaha mvira mu rugo ntabwo nagenda mvira mu rugo ntabwo nagenda ntabwo naguhamagarira abantu rumwe ntabwo urananira nubwo njye ntabwo urananira nkunda guhamagarira abantu ntabwo guhamagaza se mvira mu rugo oya ntabwo ndagenda mvira mu rugo amatwi amakuru ngiye kumva ntabwo ndavuga ibintu inshuro ibiri ufite amatwi mva ikinyarwanda mfite amatwi ariko sindagenda ntaguhaye mvira mu rugo rero ntabwo ndagenda uyu mugabo ni gatikira ntabwo ndagenda tuza gabanya amagambo nguha amakuru y'umwana uri umukiro ufite ibitsatsi bihagaze uzi ngo nako bimeze cyane nakwica dakanza ndagenda ntabwo nagenda ntaguhaye amakuru ntabwo bishoboka ahubwo gumugumaho mu nzu nguha amakuru neza utari gusarira hanze oya mvira mu rugo ntabwo byakunda tuza nguha amakuru tuza nguha amakuru nyawe ushaka kurwana se ariko se uyu muntu ushaka kurwana ariko mwana barara wamvira mu rugo mugabo wamvira mu rugo wamvira mu rugo ntabwo ushaka amakuru njya kuri zinkoni njya kuri ruko oya ntabwo bishoboka njya kuri ruko nje gushira mu amakuru y'umwana wawe ntabwo yashaka ntabwo yashaka ahubwo ushaka kurwana intambara n'umwana wawe umva rero mugabo intambara n'umwana wawe umva wa mugabo umva nkubwire mva mu maso kawe ndaguha amakuru y'umwana wawe ntabwo bishaka mva mu maso oya mva mu maso tega amatwi amakuru y'umwana wawe muzana ahubwo musobanurira uburyo kiwangaje abana ukangaza na nyina twa kimeze nk'ichipusi niko ntabwo mvira mu rugo siwamvira mu ntabwo ndagenda mvira mu rugo ubu nemere ngende utakiriye amakuru mu rugo ntakumena ibyo bizungu reka nigende oya reka ngende ariko uzabye nturumbutse muzanangwaho uriya muryango nabonye ntashobokanye nabo ahaza kugusaba wagira ngo ntumuvukamo iyo umuha wenda n'ikiro ca kawunga ngo numvaga ngo muguraga murabika ko musumbwa nanje ndiho nabi Papa! Papa! Yego! Komera Samuel! Ewe, Imana iranyumvaga. Nagakenze impamvu ndi kuri nimbizi Imana waje. Wowe uri he? Ujuti cara. Za mushiti wanje. Chore. Uyu mukobwa mwiza umuvanye he? Chore. Ni mushuti wawe. Cicara. Uricara ese kuri mwiza kuri agasirimu. Karibu. Nyamwa kwicara. Nawe ucara shahari. Niko. Wari uri he siko mperuka uri kugenda nyoko mwirukanye nawe ukagenda uri kwirukanka umukurikiye. Ngahererega ngo muragaruka reka data. Ngugo umutsi gwa mbere gwa kabiri ngugo wabaga heye. Wari waragiye. Shagiye nyine utwirukana. Jewe na mama. Nahise nagiye guca bunyiriraho koraho ndara. Abizi n'abantu bina nabo nibaryumyeho. Kona nyine ahantu gutya hari ibiti cya kwiryamirayo mu twatsi. Mwana wanje. Gusa ndikuza ubwo nahuye n'umugabo nyine ndyamye ambyukije ngeze ndikuza hano nibwo nawe yaramushiti wanjye mbwaka ibizamini byegereje nta kintu yise komera mwana wanje komeza warukenda nibwo yambwiye ngo tugende tuzajya mu bizamini tujye dukora nibwo nagiye rero nkajya niga mu makaye musobanurira nanjye dusobanurirana gusa nyiri cyiza noneho kurushaho waraye hanze naraye hanze gusa muryo shamba gusa noneho yego mwana wanje inkuru nziza je kukubwira yego mwana wanje niko nabonye buruse ya baza ngijyana buruse ziri ababonaga abana bo mu bakiri ndande mbonye umwana njyana hanze muri kaminuza bita Oxford Oguchichi ngo ni hehe Oxford 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 ntabwo nzi kubivuga ariko ndacu ni hanze he hanze ubwo nyine hanze y'igihugu inyuma y'inzu hanze y'igihugu ntago ari mu Rwanda kwiga hanze y'igihugu hanze y'igihugu hanze y'u Rwanda nubungiye ubu ugiye kugenda nawe uje mu ndege bashiture yije mu kirere uzamuka ku bicu gende uzaza uri dogiteri uzaza uri injenyeri hano noneho ndi umukire no bikubwize nuko baguhaye ibyo kwiga ibiki bijanye n'iki oya nuko ugenda uri kubyumva ugafata nyine mu ruganda rukora amafaranga nyine bira boro bakora
Chore niko reka ntaye kwita ku byanjye byugiye kwiga n'ibiki. Icambere nuko ugiye mu mahanga. Uzazana diplome ku rwego rwo none rwo hejuru. Ngahita nkira ntabwo nzongera kwambaraga amacinya. Bo ngaho rero bugiye hari mu nzu ndaganira n'uyu mushitsi niko. Hano biri gitendebe ko yewe ntari kukumenya ko utari kuza mu maso vuma ngo nkumenye. Jewe banyita Tina. Samuel yaramfashije mu bintu. Tina umwe yambwiraga wamufashaga. Yego. Umwe wigeze no kumuha ibintu hano tugateka. N'amafaranga. Imana iguha umugisha nukuri mukobwa mwiza. Yego Nukuri Imana iguha umugisha pe. Ubu twatsinze. Yarambwiye ngo nta kutamufashaga. Hari n'udufaranga wigeze ngo kumuha. Ni naheraniwe. Ni nakoreye abantu denda hingaga ntunzwe no guhingiriza kugenda mpingira abantu. Ibyo bizashira twagiye ha. Byamabuye byo ntonkibona ibiraka. Ibyo byashize rero Ingorata mukobwa wacu mpumuriza shaho mpumuriza. Niko twese twatsinze. Cyo mbwira niwe nesi nawe watsinze ya. Nanje ungiye hanze ahantu bita muri Harvard. Ego. Wiki? Yego, kutari kubyumva. Ugiye muri Harvard? Harvard. Harvard. No ndi kubimenya kubivuga. Ariko nawe ugiye ni hehe? Harvard. Nawe ni hanze y'igihugu tugiye kwambuka igihugu tuzagenda mu ndege. Ubwo mweza cyane. Turakize neza. Embuze cyo nguha rero. Ugiye kungwa mu maso. Chore niko nta kibazo. Ewe ntabwo urangwa mu maso. Oya nta kibazo mu rugo byose rari. Kidodo kigihira. Uve mu rugo haze. Uve mu rugo mazi. Wirira hano turyaga rimwe ku munsi. Yego Yachabi Samuel nakomeje kumubura nashakishije oya humura urukoreze ntasetse noneho urukubona bwamarira ugansanganye niko byagenze ute manzi suza umushitsi uyu mwana no wande suza umushitsi uraho mwana komera mwana wanjye uyu mukobwa ngo yitwa Tina yini wa wundi wiganaga na Samuel wa mukobwa wagendaga aramufasha naramuha uturyo twadundi yanzaniraga Samuel ari we wamuzanye na twadufaranga nawe Samuel kuvuga no gutaruka none Samuel ari he Samuel ari hano mu nzu Samuel yaje ahubwo azumva inkuru si waza ukabwira nyoko iyo nkurura waza hano ndeko tutokina dutunganya hari n'utubaye turi haramuguni natwo ibi byari bibaye bibiri natwo dukatiremo niko dore nyoka ari kumbaza ngo uri hehe mubwire ya nkuru yabonye bari bikizinzi nakubwira nje amena imana ihabwa ngirimo niba ni na Oxford ni igihugu bagiye kwiga hanze barurira indege umuhungu wacu abo none ndabamudugudu noneho barantorera umudugudu ndagira umuntu wize si ukomeye gutyo nkomeze baramura umudugudu ndabumudugudu ubu rero taje nje kwiga aho hanze y'igihugu ntago ari mu Rwanda nagize ngo no kwiga utari gutaha mwino nzu urajura bahanze oya hanze y'igihugu mbana n'abazungu uzi ngo nyoko wamenyaga ibintu ubu ngubu nagiye ndabana n'abazungu hanze mu Rwanda naringize ubwoba ngo urajura rara hanze naringize none ko hari umuntu wari umpaye agapira ubwo nanze kukareka nubwo naye nakubuze wakurama kukareba ubwo niko wagenda ujanye uzagenda umusirimu rwose cane baramwana wanje zindi kuvuga ngo ndabamudugudu ukajyana urwenya barantora da ndagira umwana ukomeye si nkomeze mbi gicabari aka kari kagusazeho mwana wawe shira akaboko mwana wanje kari kagiye data wagize ngo situgukunda gashano kari ubukene nukubabara nizo bunyerwe ndebe niba bijyanye nzagene mbyamba nikabarati ntugusha barati ntugunorojina niko tuzaje mu ndege wambaye cyane kibaye ciza none cyamo n'inkweto ariko rero umva nkubwiye izi minyogwe uzamba ubwa mbere n'ubwanyuma genda kubitiriza sizo zajyandi kubaza ndakubitiriza hirya no hino uzaje muri fodini wambaye ibintu byiza gusa ndakubitiriza ndareba naho nja kuguriza ariko nanagwa areba ikintu ngwatiriza ngira iki kamba byiri jambo ryiza ry'umutima so nyibuka mana wakanyibuka kuva mu Rwanda kugera hano baga umwana mwiza njewe ninjya hanze byaba umushahara wa mbere cyangwa iyindi mishahara yose zaba fataho kimwe cya kabiri namwe ufata ikindi haguma ubuzima kugira ubyemere nzabahindurira ubuzima ukuntu mwihirinze gute nukuri mwana wawe niwe amaye amafaranga mwishura ishuri yego nta kibazo ariko njewe Imana yarakoze mukobwa wacu umva icyo nzakora nukuri ndagushimiye ntazabibagirwa
n'iyi diporoma azanye ku rwego rwo hejuru ukiri ukibagirwa ababyeyi bawe ko njye ninkwibagirwa maze niyo mu mahanga mugiye muzamenyane ntimuzatera izango bageraga y'abazungu bakabosha ugasanga baratanye ugasanga ahubwo babayeho umwe baramusigaranye haje umwe mu Rwanda undi asigaye muzagerageze mukomeze mufatanye ndi kubigusaba mukobwa kuko nabonye warabaye hafi y'umwana wanje uzagerageze no hanze mufashanye mwana wanje kandi muzige mugira amanota yo hejuru ndabibasabye nawe uzige ugira amanota yo hejuru n'ubundi muzaze mu Rwanda mukomeye kugira ngo muzagire ico mutumarira no kuri bana banje sibyo Imana ibaha umugisha pe ndagushimiye nta kibazo nukuri ndagushimiye none si ntatwo mwadabanganyije ngo uyu mwana agende ni ibidodoki nari maze guhanura nari njabanganyije turi hariya turaturya nimero nta kibazo mubyeyi navuye mu rugo ndiye turaduteka nijoro uyu mwana ubona aha turaduteka nijoro ku manywa reka muherekeze n'abantu baza gusura umuntu ugasanga baduteye ku munini nuko mugeze imbere sha reka mugezeyo cana canje cabaye na kirekire